Mu minsi ishize nta kindi cyabaga ku mbuga nkoranyambaga ni nyuma y'uko NGABO ROBEN yatangaje ko Tom Close ari the most overrated artist, umuhanzi wakabirijwe gusumbya abandi mu mateka y'umuziki nyarwanda. Avuga ko Tom Close yatwaye guma ya 2008 abantu batamwemera, usubiramo indirimbo ze ugasanga si nziza, gusa abantu benshi bakomeje kugenda babikomantaho. Bamwe bafata uruhande bati NGABO ROBEN ari mukuri, abandi bafata urundi ruhande bavuga bati Tom Close is the legend mu muziki nyarwanda, ntibakamuzaneho amagambo abo bana. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe uyu muraperi witwa Bulldog wongewe mu bahanzi bazaririmba mu bitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival. Yavuze ko ibyo NGABO ROBEN aheruka gutangaza ari igitekerezo cye bwite, byaheruka gutangaza kuri Tom Close. Yamuvuzeho amagambo akomeye cyane ndetse muri buze kwiyumvira amubwira ko ari n'umwana atarahari igihe Tom Close yandikaga Amateka, ndetse n'andi magambo akomeye cyane yabwiye NGABO ROBEN asa n'umukebura. Jye nitwa Sana, ninjye tubana mu biganiro by'imyidagaduro hano kuri NB Zoom. Inkuru zacu kuri kwawe uboke gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kandi video nirangira utange igitekerezo cyawe. Bahaye ikaze. Mu minsi ishize nibwo ku mbuga nkoranyambaga hacicikanaga impaka nyinshi zakuruwe n'umunyamakuru NGABO ROBEN. Avuga ko Tom Close ariwe muntu wakabirijwe ndetse anakwiriye guharira umuziki abandi. Ibi ni ibintu bitavuzweho rumwe na benshi, aho bashinjaga NGABO ROBEN kwirengagiza ibigwi n'amateka bya Tom Close, mu gihe abandi bagaragaza ko ari ibitekerezo bye kandi bidakwiye guhutazwa kuko kubwo gutanga igitekerezo. Bulldog we yavuze ko NGABO ROBEN ari umwana kuri we ndetse akemera ko Tom Close ari mukuru we, bityo ko bigoye yuko ibyo Tom Close yakoze NGABO ROBEN yabibonesha amaso ye. Bulldog yatangaje amagambo agira ati, ntekereza ko uriya muhungu NGABO ROBEN yatanze igitekerezo cye, ariko none uriya ni umujene ndamuzi ariko ni umwana muto. Ndabizi ni umwana kuri njyewe kandi Tom Close ni mukuru wanjye. Igihe yatangiriye uriya yari mutoya cyane. Akomeza agira ati, igihe Tom Close yakoraga Amateka ntabwo NGABO ROBEN yari ariho ngo abiboneshe amaso ye. Bulldog avuga ko umuntu wari mu muziki mu bihe byabo azi neza uruhare rwa Tom Close ku isoko ry'umuziki nyarwanda, kandi nta wabyirengagiza ngo yigize nkana. Ati, ariko ndatekereza ko umuntu wese wabayeho mu gihe cyacu wabonye Tom Close atangira umuziki yabonye uruhare rwe ku isoko ry'umuziki wo mu Rwanda. Ntabwo tureba ngo ni umuhanga cyane, ngo ni igitangaza, ariko urebye aho umuziki wari uri naho yawugejeje hari icyo byiyongereyeho cyane kinini, ndetse umuntu wese atakwirengagiza. Buda avuga ko Tom Close akwiye kubahirwa no kuba ari we wazanye The Ben mu kibuga n'abandi benshi bagiye babonera akazi mu muziki bakitunga ndetse bakanatunga imiryango yabo. Bulldog yatangaje amagambo agira ati, Tom Close yahaye ikibuga The Ben, hari n'abandi bahanzi benshi yagiye aha akazi mu myidagaduro, kandi ni uruhare runini. Ntabwo turebera mu muziki gusa ngo tugarukiraho, tugomba kumuha indabo ze mu gihe azikwiriye. Bulldog yavuze ko kandi abantu badakwiye kutemera itaka kuri NGABO, abantu nyine batakwiye gutemera itaka kuri NGABO ROBEN, kuko ibyo yavuze ari igitekerezo cye kandi u Rwanda rwemerera buri wese gutanga ibitekerezo. Ati, uriya mujene nawe kuba yaravuze ibyo yavuze ntibamutemereho itaka, kuko niba ari icyo gitekerezo cye, turi mu gihugu gitanga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Nyuma y'izo mpaka zose ku mbuga nkoranyambaga, Tom Close we yashyize hanze indirimbo nshya yise Cana Itara yakoranye na Green P ndetse na P-Fla. Bulldog we yavuze ko NGABO ROBEN akiri umwana nyine atarahari ubwo Tom Close yandikaga Amateka. Hanyuma NGABO ROBEN waherutse gutangaza ko Tom Close ariwe muhanzi wakabirijwe cyane ndetse ko nta mpano afite. Ese aya magambo ya Bulldog murimo kuyumva neza? Tom Close ni umuhanzi wahaye ikibuga abahanzi barimo nka The Ben, igisamagwe mu muziki nyarwanda. Ubu ngubu araridinze, arayoboye pe. Gusa ngo abantu bagiye babirenza amaso, ndetse harimo na NGABO ROBEN, bakavuga bati Tom Close nta afite mu bijyanye n'imiririmbire, ndetse ashaka yabireka. Gusa nubwo NGABO ROBEN yavuze ko Tom Close nta tara afite mu bijyanye n'imiririmbire, hari ibyo yamushimye avuga ko Tom Close ari umuntu ugira discipline rero mu rwego rwo hejuru, byanamufashije cyane, ndetse akaba yanarize neza, akaba n'ubu ngubu igihugu kimutuma ahagarariye igihugu.
icyo kintu abantu ntabwo bigeze bagitindaho. Icyo batinzeho ni ukuba yaravuze ko yakabirijwe, aho ibyo nyine ni abantu benshi babitinzeho byo kuba yaravuze ko Tom Close yakabirijwe, ariko nta muntu wigeze atera comment ku kuba yavuze ko Tom Close ari umuhanzi wize neza ugira discipline iri mu rwego rwo hejuru gusumbya abandi bahanzi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byo nta muntu wigeze ubivugaho, ako kantu nako tukibukiranye neza. Ngende ku ruhande rwa Buda, Tom Close Ngabo Roben afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye, kuko nawe ushobora kuza hano ugatanga igitekerezo cyawe ukavuga uti njyewe Bruce Melody simwemera, nta waguhakanya, kuko nawe wamwemera ku gahato. Nimba koko utamwemera ufite abandi wemera, ntabwo waguhana. Ngabo Roben ibyo yavuze ari mu kuri 100%, nk'uko nanone abandi bagiye bavugira Tom Close nabo n'ibikorwa yakoze birimo kuri 100%. Hanyuma rero tugarutse ku magambo Buda yatangaje kuri Ngabo Roben avuga ko ari umwana we bigoye kumenya ibyo Tom Close yakoze mu muziki. Yewe abantu benshi nakomeje kugenda banyandikira ama message kuri WhatsApp bambwira bati sana nturare utaduhaye kwira content y'ibyo Buda nyine yatangaje kuri Ngabo Roben, ngo mbashakira ama comment y'abantu bagiye bateraho, ndetse ngo bashakire n'ibitekerezo ngewe nahatanga. Ngewe igitekerezo natanga ntabwo mbese sinzi ukuntu nabivuga, kuko bariya ni abantu bakuru mu muziki nyarwanda, turabemera pe, twese turabizi neza ko ari abantu bose b'abanyabigwi, haba Tom Close haba Bulldog. Gusa na Ngabo Roben n'igitekerezo cye ntabwo tukinenze, kuko buri muntu wese agira ubushake bwe, igitekerezo cye ndetse nuko abona ibintu nuko abishima, ntabwo abantu bose babishima. Hari akantu nyankunda kubabwira nubwo mutajya mugatega amatwi, n'ababyeyi ati nkuko inkweto zose zitagukwira niko n'abantu bose batagukunda. Rero ntabwo kuba Ngabo Roben yaravuze ko Tom Close yabaravuze biriya ari ibyo yamushimye, nkuko nabivuze, nubwo afite n'ibyo bindi yamuvuzeho. Abantu benshi nakomeje kugenda mbona batera, nta comment nyinshi nakomeje kubona batera ku gitekerezo cya Buda bavuga bati ibyo Buda uvuze gutya na gutya n'ibindi gutya na gutya. Ntabwo rigeze mbona babiteraho comment nyinshi cyane. Ubundi ikintu nakomeje kugenda abantu benshi babona bandikaho comment nuko Tom Close bavuga ko ari legend, agomba kubahirwa ibyo yakoze mu muziki nyarwanda, kandi birakwiye ko tumwubahira umusanzu we yagaragaje mu muziki nyarwanda kandi ukomeye cyane. Ese weho urabyumva ute? Ubyandikiraho muri comment mu gitekerezo cyawe, hanyuma nurangiza ukande like ku video, wibuke gusangira n'inshuti zawe iyi video kuri share. Ikingenzi cyane wibuke subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi no kuri NBIZO. Mujye nitwa sana, bahaye ikaze no mu yandi makuru araza kubagezweho NBIZO, inkuru zacu kuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.